turabasuje mwese abadukurikiye amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Uyu ni wa mwanya w'itorero rya Kristo wo kwiga hejuru yo kwezwa, ukwezi ko kwezwa kuko twakomeje kubibabwira. Turashimira Imana uyu munsi kuko twongeye kandi kuboneka imbere yayo kugira ngo tuganire hejuru yo kwezwa, cyangwa twigire hamwe amagambo yo kwezwa. Rero turabakiriye kandi turavuze ngo Imana ishimwe, ikomeze kuturinda, ikomeze kuduheza igihe cyo kuba imbere yayo, ikomeze kuduheza umwanya wo kugira ngo twige ubushake bwayo, kuko ubushake bw'Imana ni ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo rero turabakiriye kandi tuvuga ngo murakaze, Imana ibaho umugisha biciye mu ijambo ry'Imana tugiye gusangira. Kubw'ibyo rero ndumva reka dusenge kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana kandi nakurakira kugira ngo ubashe gukurikira ijambo ry'Imana. Arico Imana yashatse, kuko ijambo ry'Imana biri ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo rizasubira yuko ryaje, ahubwo ngo rizasoza icyabizanye cyangwa se icyarizanye. Kubw'ibyo rero reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye igitondo cy'uyu munsi wa none kutongeye kuboneka imbere yawe kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. N'ubuntu twagiriwe n'urukundo wemeye kutukunda. Hari benshi batariho kuri uyu munsi, ariko rero kuba twabonetse imbere yawe ni iby'agaciro. Kandi rero reka dusabe mu ijambo ryawe tugiye kuganira ribashe guhindura imitima, ribashe kudukomeza, ribashe kutwereka iyo tujya. Mwami, turagusaba kubana natwe muri zose. Abateze amatwi hirya no hino ku isi, itorero rya Kristo, turabasabira umugisha, turabasabira kumva ijambo ry'Imana, turasabira gusobanukirwa icyo ijambo ry'Imana ridushakaho, kuko tugiye kwiga cyangwa se kubasha kwiga ijambo ry'Imana ritubwira hejuru yo kwezwa, tubashe kwera kandi ibyo tumva tubishyire mu bikorwa. Kuko ijambo ryawe ritubwira ngo hahirwa abumva amagambo y'Imana kandi hahirwa n'abayashyira mu bikorwa. Icyo ushaka ni uko twumva kandi tugashyira mu bikorwa. Urakoze Mana muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Uko twakomeje twiga ijambo ry'Imana, twavuze ko kuno kwezi ari ukwezi ko kwezwa w'itorero rya Kristo, cyangwa se itorero rya Kristo ku isi. Ari abantu bakiriye Imana, abantu bazi Imana bose ku isi. Iri jambo ni iryacu kugira ngo tubashe kwiga hejuru yo kwezwa, twumve icyo Imana idushakaho muri uku kwezi. Ni byiza kwezwa, ni byiza kwiyeza, kuko twagiye tubyiga, twasanze kwezwa kurimo amagambo menshi yagutse. Twasanze kwezwa ari urugendo rw'igihe kirekire, ni urugendo rw'umukristo, ariko kandi ni urugendo rw'igihe kirekire. Turagusanga urugendo rwo kwezwa ni urugendo rutangira mu gihe umuntu yakiriye Yesu Kristo k'umwami n'umukiza. Icyo gihe kwezwa nicyo gihe gutangira, rero rukaba urugendo rurerure cyane. Rero kwezwa twasanze ari urugendo, twarabisobanuye mu magambo menshi kandi n'abandi bagiye babisobanura. Twasanze kuko kwezwa ari urugendo. Ikindi dusanga kwezwa ari urugendo rwo gusa na Kristo, yani ni urugendo umuntu atangira ushaka gusa na Kristo. Ugenda nka Kristo, uvuga nkawe, ukora ibyo Imana yishimiye. Mu rugendo rero rwo gusa na Kristo turasaka kugira ngo twige tubashe gusa n'ishusho ya Kristo. Ubwo ni urugendo rwo kwezwa. Tuza gusanga kandi kwezwa ari ugutoranwa, ugatandukanwa n'ibyaha. Ni abantu Imana ihamagara ikabatandukanya n'ibyaha, ikabereza umurimo w'Imana. Twagiye tubibona mu isezerano rya kera, abatambyi, abarewi, n'abantu Imana yahamagaraga ikabatandukanya n'abandi kugira ngo ibezereze kuyikorera. N'abantu berejwe umurimo w'Imana. Yani ni ukuvuga ngo kwezwa nako ni ugutandukanywa, ni ugutoranwa, ukabasha kwezerezwa Imana, cyangwa se ukaba umuntu utoranirijwe umurimo w'Imana.
rero uyu munsi wa none niho twongera gusoma amagambo y'Imana turi burebere hamwe. Turavuga hejuru yo kwezwa k'umuntu weguriwe Imana, umuntu weguriwe Imana, umuntu uvanyizwe mu bye, umuntu uvanyizwe mu muryango, umuntu uvanyizwe mu byaha, gutandukanywa n'ibyaha, ukezwa ugahinduka uweguriwe Imana. Ubwo rero nibwo tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'abacamanza. Dusome abacamanza ni ibice 13, umurongo wa mbere turasoma kugeza ku wa 4 ndetse n'uwa 5. Abacamanza, reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo maze Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka abahana mu maboko y'Abafilisitiya imyaka 40. Nuko hari umugabo w'Isora wo mu muryango wa Dani witwaga Manowa. Umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka yereka uwo mugore, iramubwira ati dore uri ingumba, ntiwigeze ubyara, ariko uzasama inda, uzabyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukajye ikintu cyose gihumanya. Umurongo wa 5, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntiyazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira kugira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Amen. Reka dusome muri Bibiliya ijambo ry'Imana twumva ko havuga. Umurongo wa 4. Umurongo wa 4 yo waravuga, none rero uramenye tukanywe divayi cyangwa izindi nzoga zose zisindisha, tukajye n'ibyo kurya byose bihumanye. Umurongo wa 5 bakavuga ngo kuko umuhungu uzabyara kuva ataravuka azaba umunaziri weguriwe Imana. Iryo jambo ryo ndashaka ngo dukurikire neza kuko nicyo twiga cyane, kwegurirwa Imana. Aravuga ngo azaba umunaziri weguriwe Imana. Nuko rero ntiyazagire umwogosha, niwe uzatangira gukiza Abisirayeli Abafilisitiya. Amen. Rero reka twongere dusome mu gitabo Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 3. Ko bavuga, aravuga ngo Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Amen. Ayo magambo duhagarariraho tubasha kwiga iryo jambo hejuru yo kwezwa. Twongere kandi dusome mu Baheburayo ibice 12 umurongo 14. Haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba Umwami Imana. Amen. Aya ni amagambo rero yo kwezwa turimo twiga muri uko kwezi. Kwezwa twabisanze mu magambo menshi avuga hejuru yo kwezwa, ko gutoranwa cyangwa se guhamagarwa ugatandukanywa n'ibyaha, cyangwa se ukaba umuntu weguriwe Imana, umuntu weguriwe Imana, ukerezwa Imana. Niyo magambo n'ubundi dusomye ubu nyine y'umukozi w'Imana cyangwa se umugaragu w'Imana Samusoni. Atubwiye ko Samusoni umubyeyi we yitwaga Manowa, akagira umugore wari ingumba, uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Yari ingumba utarigeze kubyara, ariko marayika w'Imana ngo aramugenderera amubwira amakuru, amubwira yuko ngo azabyara. Ariko muri ayo makuru yo kumbwira yuko azabyara, yamubwiye yuko ategerezwa kwirinda mu gihe azaba yasamye inda y'uwo mwana agiye kuzabyara. Yaramubwiye ngo azirinde kunywa vino, azirinde inzoga, azirinde ikintu cyose gihumanye, kuko ngo afite umwana.
azabyara umwana w'umuhungu, kandi ngo uwo muhungu azaba ari umunaziri cyangwa se azaba umuntu weguriwe Imana akivuka. Aravuga ngo ntihakagire icuma cogosha kizamunyura ku mutwe cyangwa se bazamwogosha, yani umusatsi we ndukogoshwe, kubera kuko uwo muntu n'umuntu wejerejwe Imana. Rero aya ni amagambo atubwira hejuru y'ukuntu umuntu ahamagarwa akabasha kuba umuntu wejerejwe Imana. Kwezwa rero ni ugutandukanywa n'ibintu byose, ugatandukanywa n'ibyaha, ugatandukanywa n'indi mirimo, ugahamagarwa kubwo umurimo w'Imana. Rero uyu ni nyina wa Samusoni, marayika yagendereye, ndetse yagendereye umugore wa Manowa adahari, ageza abwira umugabo, ambwira yuko yagenderewe na marayika, kugeza aho basabye yuko marayika yogaruka. Marayika arongera ababwira ya magambo, ababwira yuko umwana bazabyara azaba ari umunaziri weguriwe Imana. Rero gutoranwa ni umuntu Imana ihamagara ikamuhitamo mu bandi, ikamutandukanya n'ibindi, ikamuhindura umuntu weguriwe Imana. Cyo kimwe nuko tubisanga abatambyi baratoranwaga, abarewi bari baratoranijwe kubw'umurimo w'Imana. Rero n'iki gihe rero igihe turimo dusanga abantu bemeye Imana, abantu bakiriye Yesu Kristo, n'abantu batandukanijwe n'ibyaha, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwera. Hari amagambo y'Imana nasomye aravuga ngo mubabera yuko n'ubahamagaye ari uwera. Bivuga ngo twebwe abakristo dufite isezerano, dufite guhamagarwa, dufite kuba twarahamagariwe kuba bera, kuko uwaduhamagaye ari uwera. Natwe rero tugomba kubaho mu buzima bwo kwera, kuko twasanze kwera ari ubuzima, yani n'ubuzima bwera bw'urugendo rwo gusa na Yesu Kristo. Tugenda twera uko bwije n'uko bukeye. Dusanze yuko kwera gutangirira mu gihe umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyo gihe iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, aba atangiye urugendo rwo kwezwa. Rero rukaba urugendo rurerure, kandi dusanga kwezwa Imana niyo itweza, twezwa n'amaraso Yesu Kristo. Ariko kandi uru rugendo rwo kwezwa twarusanze hariho uruhare rw'umuntu agira muri uru rugendo rwo kwezwa. Ntabwo ari umurimo Imana ikora yonyine, ahubwo nawe umwana w'umuntu, cyangwa se nawe umuntu, cyangwa se nawe wakijijwe wakiriye Yesu, ufite uruhare muri uru rugendo rwo kwezwa. Hari igihe wacitse kuvuga ngo Yesu arakweza. Yego aratweza, kuko amaraso niye atweza, ariko hari uruhare rw'umuntu ategerezwa kugira ngo bashe kwezwa. Twasanze ijambo ry'Imana ritubwira yuko kwihana ni intambwe ya mbere umuntu atera muri uru rugendo rwo kwera. Kugira ngo umuntu yezwe aba ategerezwa kwihana, kuko ubaye mu buzima bwihana ubu urimo utera intambwe muri uru rugendo rwo kwezwa, kuko kwezwa ari urugendo. Iyo rero umuntu yihanye aba ari mu nzira. Nubona ubayeho mu buzima butihana, ubuzima budashaka Imana, kandi kwihana twaje gusanga kuko kwihana ni ukureka. Icyambere umuntu abanza akababazwa n'ibyo yari arimo, warangiza ukabyicuza, warangiza ugahindura icyerekezo. Iyo ubabajwe n'ibyo wari urimo, umutima wawe urabyicuza, warangiza kubyicuza ugahindura icyerekezo ukabivamo. Uko niko bita kwihana. Rero umuntu rero uri muri iyo nzira, ufite uruhare mu kwezwa, arihana, arangwa n'ubuzima bwihanye. Mu gihe udafite ubuzima burangwa no kwihana, cyangwa ubuzima bwicuza, cyangwa ubuzima bufata icyemezo bugahindukira, ntuburi mu nzira yo kwezwa. Rero muri iyi nzira yo kwezwa biradusaba yuko dufata iya mbere, tukagira ubuzima bwejejwe, tukarangwa no kwezwa, tukarangwa no kwihana, kuko uru ni urugendo. Yani umukristo yiyeza umunsi ku wundi, umukristo yihana umunsi ku wundi. Ubu rero uba uri mu rugendo rwo kwezwa, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwaduhamagaye ni Yesu Kristo, kandi arera. Rero natwe tumukorera, dutegerezwa kuba abera, kandi ni inzira ituganisha mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi rero kwihana ni uruhare rw'umuntu. We kwicara ngo tuze ngo wumve yuko wejejwe,
rimwe risa, oya siko bimeze. Ahubwo nawe menya yuko hari uruhare rwawe, menya yuko utegerezwa kwihana, menya yuko ugomba kwicuza, menya yuko ugomba gutera intambwe ugahindukira ukava mu jo wari urimo. Kandi ikindi ntambwe ya kabiri, uruhare rwa kabiri rw'umuntu cyangwa se umukristo ategerezwa gutera ni ukwizera. Wizera iki? Wizera kuko amaraso ya Yesu Kristo akweza ibyaha. Wemera yuko wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Iyo udafite kwizera, iyo udafite kwihana, tuburi mu nzira y'abezwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuburi mu nzira y'abezwa. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ibintu byinshi bigenda bitweza. Muri uru rugendo rero twezwa na Yesu Kristo, ariko kandi mu ruhare rw'umuntu, umuntu wejejwe cyangwa se umuntu ukeneye kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo, ubaho mu buzima buhora bwihana, buhora bwitunganya, ategerezwa kuba ari umuntu usoma ijambo ry'Imana. Mu gusoma ijambo ry'Imana rero, aho ngaho ijambo ry'Imana niryo ritweza. Ijambo ry'Imana niryo ribasha kutweza kugira ngo tubashe guhinduka kuba bera imbere y'Imana. Kuko turi mu kwezi ko kwezwa, biradukwiriye kuko abakristo b'itorero rya Kristo cyangwa se umuntu wese wamenye Yesu Kristo, umukristo ku isi, ategerezwa gusoma ijambo ry'Imana. Kuko mu ijambo ry'Imana niyo dusanga ibibasha kutweza. Twezwa n'ijambo ry'Imana, nta kindi kibasha kutweza. Twarangiza gusoma ijambo ry'Imana, hakabaho kuritekerezaho. Iyo usoma ijambo ry'Imana utegerezwa kuritekerezaho, ukabasha kumva iki ijambo ry'Imana ritubwiye. Kuko udafashe umwanya ngo utekereje ku ijambo ry'Imana, ntabwo ushobora kuryumva, ntabwo ushobora no kugira icyo byakumarira. Ariko iyo ufashe ijambo ry'Imana ukarisoma, warangiza ugafata umwanya wo kuritekerezaho, iryo jambo rirakweza, iryo jambo riraguhindura. Uruhare rw'umuntu mu kwezwa nibyo turimo tuvuga cyane. Uruhare rw'umuntu mu kwezwa. Mbese Imana yaratwejeje, twe ntacyo tutegerezwa gukora. Hari icyo tugomba gukora. Twasanze yuko tutegerezwa kwihana, twasanze dutegerezwa kwizera, twarangiza tukaba abakristo babayeho basoma ijambo ry'Imana, tukaba abakristo babayeho batekereza ku ijambo ry'Imana. Mu gihe udatekereza ku ijambo ry'Imana, ugafata umwanya wo gutekereza ku by'isi, ugafata umwanya wo gutekereza ku buzima bwawe, iri jambo ry'Imana ntiryakweza. Kuko kwezwa niki? N'ijambo ry'Imana niryo ritweza. Ugasa kandi ukaba umukristo usenga. Iyo usenga urezwa. Iyo usenga urezwa. Kandi gusenga ni ugukorana ubusabane n'Imana, ni ukwegerana n'Imana. Iyo usenga wegera Imana, kandi iyo wegereye Imana nibwo ushobora kwibona wewe wenyine ubwawe. Urugero rufatika, mu gihe hari umwijima nta muntu ushobora kwibona uko asa, ariko mu gihe hari umuco nibwo umuntu ashobora kwibona akabona ikizinga kimuriho, kubera yuko hari umuco. Rero iyo natwe dusenga tuba twegerana n'Imana. Icyo gihe rero iyo twegerana n'Imana niko dushobora kwibona uko turi. Bwana Yesu asifiwe. Rero biradusaba kugira gute? Biradusaba gusenga. Niba turi abakristo bakenewe guhora bezwa, gusenga ni ikintu kimwe gishobora kutweza, ni ikintu kimwe gishobora kudufasha mu guhora twezwa imbere y'Imana. Iyo umuntu asenga abasha kumenya uko ameze, abasha kumenya uko ateye, abasha kwimenya, abasha kwibona. Yani gusenga ni indorerwamo, ni ikintu umuntu yireberamo. Iyo wegereye Imana cyane, ukomeza kumva umutima wawe ufite ibyo gushinja. Kubera iki? Wegereye Imana. Ariko iyo ukure n'Imana, nta mutima wawe ushobora kugira icyo gushinja, ugaragara nk'uwera. Ariko iyo usenze wegera Imana, icyo gihe nicyo gihe wumva umutima wawe ugira icyo gushinja, ugira icyo kwereka, udasabanaho n'Imana. Rero icyo gihe nicyo gihe usenga ukaka imbabazi, ukaba ugenda wezwa. Kubera kuko kwezwa ari urugendo rurerure. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe cyane. Turaja kureba urwo rugendo aho rurangirira. Yego ni urugendo, ariko si urwo rugendo rurangira ryari. Gusenga ni kimwe mu bintu bigenda bitweza. Uruhare rw'umuntu, uruhare rw'umukristo, uruhare rw'uwakiriye Yesu Kristo mu kwezwa. Gusenga ni ikintu kidufasha kugira ngo tubashe kwezwa, kugenda tweza muri urugendo ruja mu bwami bw'Imana. Ikindi kintu naje gusoma, nasanze kuramya Imana. Kuramya Imana ni ukwegerana n'Imana, ni ukuvuga gukomera kw'Imana, ni ukuvuga imbaraga z'Imana, ni ukuvuga kubaho kw'Imana. Rero iyo umuntu aramya Imana aba arimo Yesu. Kuramya Imana
biragenda bitwegeranya n'Imana, biduheza kuba turi connected cyangwa se dufite relationship n'Imana. Kuramya Imana ni ukwegerana n'Imana. Icyo gihe rero turamya Imana turezwa, ko turavuga uruhare rw'umukristo mu kwezwa. Imana ishimwe cyane. Tumaze kwezwa rero turamya Imana, tugenda kwamamaza ubutumwa. Iyo umuntu yamamaza ubutumwa, uvuga Imana wabonye, uvuga Imana yagize ibyo yagukoreye. Iyo rero ugaragaje Imana icyo yagukoreye, garagaza imirimo y'Imana, garagaza Imana aho yagukuye, garagaza ubwiza bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Garagaza icyizere dufite mu Mana twabonye naho turimo tujya. Rero uyu munsi wa none kuvuga ubutumwa biri muri bimwe bifasha umukristo kubaho mu buzima bwo kwezwa, kubaho mu buzima bugenda bwejejwe. Rero biradusaba bene data kudaceceka. Uru ni urugendo, ni safari, ni ubuzima, ni urugendo rwo gusa na Kristo. Iyo dusoma ijambo ry'Imana, iyo turitekerezaho, iyo turamya Imana, iyo dusenga, iyo twamamaza ubutumwa, tubaho mu buzima bwejejwe. Tiwabaho udasoma ijambo ry'Imana, tiwabaho utamedita cyangwa se ngo utekereze ku ijambo ry'Imana. Gusenga no kuramya numara uvuge ngo urabaho mu buzima bwejejwe, kuko ibyo umuntu atindamo nibyo asa nabyo. Mu gihe rero udasenga Imana n'umukristo, utasoma ijambo ry'Imana, utaritekerezaho, utaramya Imana, utamamaza ubutumwa, sinzi ko wasa n'ibyo ngibyo. Uzasa n'isi, uzasa n'abandi bantu, ariko ntuzasa n'Imana, kandi ntuzaba uri mu rugendo rwo kwezwa. Kandi kwezwa ni urugendo. Mbega uruhare rw'umuntu ni uruhe? Imana iragushaka gukora iki? Iragushaka gusoma ijambo ry'Imana, iragushaka ko gutekereza ku ijambo ry'Imana, iragushaka kuramya Imana, iragushaka kuko usenga, iragushaka kuko uhaguruka ukavuga ubutumwa bwiza. Imana ihimbazwe cyane. Rero ukongera kandi ugaterana. Nta mukristo wamenye Imana, nta mukristo uri mu rugendo ruja mu ijuru udaterana, udafata umwanya ngo aterane, aje guterana. Guterana tubifitemo inyungu nyinshi cyane. Guterana, iyo abantu baterana imbaraga, umuntu akomeza mugenzi wiwe, imitima ikongera ikaremwa ubutangabusha. Yani no gukomezanya. Iyo abantu baterana rero barakomezanya. Ubwo rero ubayeho udaterana, tufite inzira yo kwera muri wowe. Kwezwa tubikura mu gihe duhorana n'Imana. Rero guterana ni ikintu gikomeye ku mukristo. Umukristo wese udaterana ntashobora kwezwa. Kandi guterana ntibivuze yuko udafite ahandi uhurira n'abantu. Guterana kose ni ndetse, guterana ni kimwe. Niba udaterana mu nzu y'Imana, hari ayandi materaniro ugira, kandi ayo materaniro hari icyo akumariye. Ariko amateraniro yo mu nzu y'Imana adufasha kugenda twezwa, adufasha kugira icyo twunguka, kugenda tugira ubuzima bwejejwe bwo gusa n'Imana. Niba ari urugendo rwo gusa n'Imana, gusa na Kristo, rero iyo dukora aya magambo yose tubasha kugira ishusho ya Kristo. Sinzi rero ishusho ufite, sinzi rero niba uterana cyangwa se niba ugira yahe materaniro muri wowe, kugira ngo ubashe kubaho ufite ishusho ya Kristo mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Rero biradusaba kugira ngo tubeho twezwa, kandi twezwa iyo duterana, iyo dusenga, iyo dusoma ijambo ry'Imana, kandi tukongera tukaba twirinda. Iyo umuntu yirinda rero abarimo Yesu, kwirinda kwanduzwa n'ibyisi, kwirinda kutabana n'abandi amahoro. Ku ijambo ry'Imana twarisomye riravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abandi bose amahoro. Rero iyo umuntu yirinze abasha kubana n'abandi bose amahoro, kuko kwezwa, iyo umuntu agenda yezwa muri ubu buryo bwose tubivuze, amaherezo bikazatuma ubona ubwami bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amaherezo ukazatuma ubona ubwami bw'Imana. Rero mwene data turagusaba kugira ngo uruhare rwawe urukore. Niba udakoze uruhare rwawe, nta kizotuma wezwa, kandi niba utejejwe tuzabona umwami Imana. Uruhare rwawe, uhagarara mu mwanya wawe, kora umwanya wawe. Kristo yakoze umwanya we, yaradupfiriye, atuvira amaraso yiwe,
kandi amaraso yiwe niyo yonyine ngo yari akwiriye kutwezaho ibyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo erega ntibishoboka yuko amaraso y'intama n'ay'ihene akuraho ibyaha. Ibitambo n'amaturo Yesu ntiyabishatse, nicyo cyatumye aza atanga amaraso yiwe ataragira inenge kugira ngo abashe kudukuraho ibyaha, atwozeho ibyaha. Rero amaraso Yesu Kristo niyo yonyine yari ahagije kutwezaho ibyaha, twezwa n'amaraso Yesu Kristo. Ariko kandi umukristo wamenye Imana, wakiriye Yesu, watangiye urugendo akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hariho uruhare rwiwe. Aya niyo magambo tumaze kuvuga yo kuvuga ngo umuntu afite uruhare iki mu kwezwa. Niba udasoma ijambo ry'Imana, niba utaritekerezaho, niba udasenga, niba utaramya Imana, niba utamamaza ubutumwa, niba udaterana, niba utirinda muri wewe, nta kwezwa uzabasha kugeraho. Uru ni urugendo tushobora kugera ku kwezwa ijambo ry'Imana ridushakaho. Mwene data, reba niba ubasha gukora aya magambo, icyo nicyo kizagufasha kugira ngo ubashe kwezwa. Muri urugendo rwo gusa na Kristo, niba usenga niba ukora aya magambo, uzasa na Kristo, uzagira ishusho ya Kristo. Rero witekerezeho urebe ishusho ufite. Iyo shusho ufite urasa nande? Urasa nande niba ari urugendo rwo gusa na Yesu Kristo? Niyo magambo y'Imana twasomye yuko ni umuntu uba waratoranijwe akegurirwa Imana. Aya magambo na ya Samsoni Imana yamutoranije ataravuka. Marayika abwira ababyeyi biwe, arababwira ngo umwana uzavuka mwirinde. Icyambere yabwiye umubyeyi we nyina, aramubwira ngo ntukanywe inzoga, ntukajye ibihumanye, kubera kuko nawe ubwawe ufite umunaziri muri wewe. Samsoni baravuga ngo tiyagira icuma cogosha kizamunyura ku mutwe. Tiyagira icuma cogosha kizamunyura ku mutwe, cyangwa se ntibakazamwogosha. Kubera ko ari umunaziri, ni umuntu weguriwe Imana, ni umuntu watoranijwe gukorera Imana. Rero aya niyo magambo twasomye tubasha kuvuga hejuru yo gutoranwa, yo kwegurirwa Imana. Samsoni rero yeguriwe Imana, ariko tiyabashe kurinda amenye ko yeguriwe Imana. Bwana Yesu asifiwe. Nibwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo aho yigeze agera atakaza imbaraga ziwe, kwa gutoranwa kwiwe arakwibagirwa, yibagirwa yuko yatoranijwe. Imbaraga ze ziramushirana, niyo mpamvu rero bigusaba kumenya ibanga ku mukristo. Imbaraga zawe nuko wiyeza, ariko udafite kwiyeza uri umuntu nk'abandi. Niba udafite kwiyeza. Umukristo agirwa no kwiyeza, agirwa no gusaba imbabazi, agirwa no gusoma ijambo ry'Imana. Ibi byose biratweza, ariko niba utabikora uri umuntu nk'abandi, nta mbaraga ufite, ntaho uzagera. Samsoni yari afite imbaraga nyinshi cyane. Dusoma amagambo y'Imana y'ibintu yagiye akora ibitangaza byinshi cyane. Imigozi baramuhambiraga akayica, ariko ntibyamubujije yuko imbaraga z'Imana zamushizemo, kwera kw'Imana kwamushize, gutoranwa kw'Imana. Yari yaratoranijwe, arezwa, yegurirwa Imana, ariko ntiyabihaye agaciro. Birashoboka yuko uyu munsi wa none nawe wo kwibagirwa kwezwa, wo kwibagirwa ibanga ry'imbaraga tugira. Ibanga ry'imbaraga abakristo bagira nizi ni ukwihana. Hatarimo kwihana, wowe uri umuntu nk'abandi. Zirikana kwezwa, zirikana gusoma ijambo ry'Imana, zirikana guterana, zirikana kwirinda. Icyo gihe uzabasha kurangiza uru rugendo. Bwana Yesu asifiwe. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Kandi harimo kwihana, harimo kugenda twihana, harimo kugenda dusaba imbabazi, harimo kugenda duca bugufi, umuntu asuzuma ibyo akora, ibyo avuga, ibyo agenderamo. Rero utasuzumye ngo ubeho mu buzima bw'ejo, imbaraga zizagushirana. Tuzamenya ibanga ry'umukristo n'ukwezwa. Wene data, ndagusabira, ndakwinginga kugira ngo urebe nimba ugifite ibanga ryo kwezwa muri wowe. Ibanga ryo kwezwa nizo mbaraga z'abakristo. Ibanga ryo kwezwa nizo mbaraga z'itorero. Ibanga ryo kwezwa nizo mbaraga z'abantu baje mu bwami bw'Imana. Yani imbaraga twurireho tuja mu bwami bw'Imana ni ukuba mu buzima bw'ejo. Yani kwezwa ni ubuzima bw'umukristo, urugendo rw'igihe kirekire. Niyo naje kuvuga ngo se uru rugendo rurangira ryari? Rutangira umuntu yihanye, rukazarangira ryari? Naje gusoma amagambo y'Imana aravuga ngo ni mu gihe uyu mubiri wacu utaza ugifite capacity yo kubagwamo n'icyaha. Ni ryari uyu mubiri wacu utazabagwamo n'icyaha? Ni mu gihe umuntu azaba yapfuye, cyangwa ni mu gihe Yesu Kristo azabagarutse. Ariko tukiri muri iyi si, nasomye amagambo y'Imana
aravuga ngo nituvuga yuko tunyabinyoma kandi ngo n'ukuri kw'Imana tikuba kuri muri twebwe. Yani ni ngombwa kuba mu buzima bwihana, ni ngombwa kuba mu buzima busaba imbabazi. Rero uru rugendo rwacu rwo kwezwa n'urugendo ruzarangira Yesu Kristo agarutse, n'urugendo ruzarangira umuntu atakiri muri iyi si yapfuye. Uyu mubiri tuzabugifite kwakira kubagwamo n'integeke, kubagwamo n'icyaha, kubagwamo n'ikinyoma, kubagwamo n'ishari, kubagwamo no kuriganya. Icyo gihe umubiri tuzabugifite imbaraga zo kubagwamo n'ibyo. Icyo gihe rero uzaba wejejwe mu rwego rwo kuba wasa na Kristo. Bene data, ndagusaba kubaho mu buzima bwejejwe, ndagusaba kureba ibanga ryo kwezwa byacu by'abakristo aho riri, ni mu kwihana, ni mu gushaka Imana, ni mu kugenda twiyeza. Rero Imana mwije dufashe dukomere, tumenye ibanga byacu, twe kuba nka Samusoni yari umunyembaraga, Samusoni yakoze ibikomeye, ariko ntibizamubujijwe kugushwa n'abagore. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo Samusoni yagushijwe n'abagore. Haranasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo baramubyukije, Delila yaramukangura, yaramubwira ngo wapfa Samusoni baragusumiye. Ngo abyuka yibwira ngo aracafite imbaraga, abyuka yibwira ngo aracara munyembaraga, yibwira yuko agifite kwera, ahagurukana za mbaraga zo kuba yaratoranijwe. Ariko ntiyari yamenye yuko kwera ibanga yarikuyemo ari umuntu nk'abandi. Baramufashe, bamutobora amaso, bamugira umuntu w'imbohe. Rero hari abantu benshi bari mu nzu y'imbohe kubera kuko baretse kwera kw'Imana. Bari mu mbohe z'ibyaha, bari mu mbohe z'ubusambanyi, bari mu mbohe z'urugomo, bari mu mbohe z'uburozi, bari mu mbohe z'ishari n'ibindi byose. Ariko ibyo byose nibigaragaza iki? Nta banga ryo kwera bakigira muri bo. Urugendo, imbaraga zacu ni ukwezwa. Rero mugire umwete wo kwezwa kugira ngo umunsi umwe tuzabona Imana. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo dufate umurongo wa mbere, dufate intambwe ya mbere, duharanire kwezwa, kuko waduhamagaye ari wera, natwe tubabera, tube dushaka gusa na Kristo. Kristo waduhamagaye ni wera, ubwami bw'Imana buzagendamo abera. Rero reba nimba wera kugira ngo umunsi umwe uzabane n'Imana. Imana mwijuru duha umugisha, Imana mwijuru tuganze, Imana mwijuru dushoboze uru rugendo ngo tuzarusoze amahoro. Imana mwijuru ituganze. Reka dusengere itorero rya Kristo, dusengere abakizwa bose ku isi, abatakigira imbaraga zo kwihana, Imana ibasubizemo imbaraga zo kwihana, kuko niryo banga, nizo mbaraga, nibwo butsinzi, niyo nzira itugana mu bwami bw'Imana. Imana mwijuru ibamugisha. Mana mu izina rya Yesu, urakoze uyu munsi wa none gushoboza itorero ryawe kumva ibanga ry'imbaraga zacu, cyangwa se ibanga ryo kwera, kugira ngo tubashe kwera, tubashe kuzabona ubwami bw'Imana, tubashe kuba mu buzima bwejejwe, tubashe gutsinda mu izina rya Yesu uciye mu bwami bw'ijuru. Ufite imbaraga zo guhindura, ufite imbaraga zo kurema, ufite imbaraga zo gucecekesha ibitari byo. Ubuzima bwari bwanuye, ubuzima butari bukicihana, bubashe bugarukira Imana mu izina rya Yesu. Jambo ryawe rivuga ngo mubabera kuduhamagara wera, kandi ngo nabyo tubigire umwete wo kwezwa kugira ngo tuzabone umwami Imana. Dushoboze rero, ushoboze itorero, ushoboze abatwumva, ushoboze isi, abana bose bahagaze, abavuye mu zizegwa babashe kongera kandi bagaruke ku kwezwa ushaka. Urakoze Mana, ni mu izina rya Yesu Kristo. Turabizi kuko ibikomeye, ibirenze ibyo dutekereza n'ibyo twibwira ko imbaraga zawe ziri kandi ngo zikorera muri twe. Ijambo ry'Imana nirikora imirimo, ijambo ry'Imana nirihindure, ijambo ry'Imana nigeze. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana.